ahangaha niho tureba serivisi z'amavuko. Ahangaha hari izindi serivisi zigiye zitandukanye, izindi serivisi zigiye zitandukanye ushobora gusaba nk'uku nguku tugiye gusaba iyi ngiyi. Twebwe rero tugiye kwisabira iyi serivisi y'amavuko, tugiye kwinjirira ahangaha hari serivisi y'amavuko, niho tugiye kwinjirira. Reka dukandeho kuri serivisi y'amavuko. Umutahira TV. Inshuti bakunzi b'Umutahira TV, reka nongere mbaramutse kandi mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi, mbabwire ni ibyiza bikomeze kuganza ibibi. Muri iri koranabuhanga rigezweho hagiye harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye bishobora kudutwara ubushobozi cyangwa se bikadutwara amafaranga, ariko dufite ubushobozi buhagije bwo kuba twabyikorera kuri telefone, smartphone zacu. Icyo dushaka ntitube tukigitanzeho amafaranga, ahubwo tukaba turacyikoreye maze tukishyura wenda iyo serivisi yo ku Irembo, ariko babandi bajya bishyuza amaserivisi agiye atandukanye babakorera ibintu bigiye bitandukanye ku Irembo, yayandi ubishyura ukaba uyibitseho kubera ko umaze kubyikorera. Abantu benshi mufite interineti kuri telefone zanyu kandi mufitemo n'ibintu byose, ama-application yose ashobora kubafasha kubona serivisi mushobora gukenera ku Irembo muba muyafite. Kuri munota rero tugiye kureba uko ushobora kwibonera icyangombwa, wenda turebe wenda hari ibyangombwa bigiye bitandukanye, byose ushobora kubyisabira ahangaha ku Irembo ukabibona. Cyaba ari icyangombwa ushaka gutanga ari igipapuro, ukaba ushobora kugisohora wenda ukoresheje mashine, ukabaha igiceri cy'ijana hanyuma bakagusohorera icyo gipapuro. Mu gihe ugiye gusaba iyo serivisi ijana ku ijana nta kintu ufite, uhereye kuri zero, bashobora kuguca amafaranga bitewe na serivisi uko yishyurwa. Hari izishobora kwishyurwa 500, hari izishobora kwishyurwa 1000, hari izishobora kwishyurwa 2000, hari izishobora kwishyurwa 3000, kandi wowe ushobora kubyikorera. Rero kugira ngo tubikore turebe uko ushobora gukoresha iyi serivisi y'Irembo ubyikorera, tugiye gushaka icyemezo cy'amavuko wenda cy'umwana cyangwa se cy'umuntu. Kugira ngo rero tubikore tugiye kubikora gutya. Icya mbere ugomba kureba muri telefone yawe, ukajya aha hantu muri application zawe ukareba iyi application yitwa Chrome. Chrome niyo tugiye kwinjiriraho kugira ngo turebe ibindi bigiye gukurikira. Tugiye gukanda kuri Chrome, dukanzeho ubu ngubu. Nitumara gukanda kuri Chrome, by'ukuri ntabwo ari ibingibi bitabizamo, ahubwo reka duse n'abasura inyuma. Aha harahita hazamo ibingibi muri Chrome yawe, harahita hazamo ibingibi. Iyi ni Google Chrome tugiye kwifashisha. Wowe rero numara kugera aha hantu urahita wizira kuri aka gace ko hejuru, aka ngaka kanditsemo search or type URL, hanyuma wandikemo Irembo. Hanyuma numara kwandikamo irembo.gov.rw, ndakwereka uko ubigenza. Tugiye gukoramo hano hejuru, twandikemo Irembo, dore Irembo hano hafi rihita rihaza. Kugira ngo byorohe haza uburyo butandukanye bw'icyo ushobora kwandikamo. Iyi ngiyi yanditseho irembo.gov.rw niyo tugiye kwinjiriraho. Reka tuyikandeho, irahita ijyamo hariya hejuru. Nimara kugeramo hariya hejuru turategereza bigahita bifunguka. Iyo bimaze gufunguka bihita biza ahangaha. Noneho rero iyo bimaze kuza ahangaha, urabona ko uhita uscrollinga usa n'uzamura gutya. Urabona ko hano tugeze ku Irembo nyirizina, aho ushobora gushakira serivisi zaboneka kuri urubuga Irembo rwavuguruwe rushyashya nyine. Hano mbere na mbere turabanza tuboneho ibigendanye n'umuryango. Aha hejuru ngira ngo uri kubireba ahangaha ku bigendanye n'umuryango. Dukomeje tukazamuka turagenda tugere ku binjira n'abasohoka ahangaha. Dukomeje tukazamuka turagera ku irangamimerere, dukomeje tukazamuka turagera ku butaka, dukomeje tukazamuka turagera kuri polisi, aho ushobora kurebera ibigendanye n'amanota y'ibizamini bya provisoire cyangwa se bya kategori, n'ibigendanye no kwiyandikisha mu bizamini bigiye bitandukanye bya polisi. Ariko twebwe reka twirebere ku bigendanye n'umuryango, niho tuza gukura icyemezo cy'amavuko. Ahangaha reka turebe, hagiye hari serivisi zitandukanye, ariko twebwe
turareba icyemezo cy'amavuko. Icyemezo cy'amavuko dore giherereye kuri aka gace ahangaha. Icyemezo, serivisi z'amavuko, ahangaha niho tureba serivisi z'amavuko. Ahangaha hari izindi serivisi zigiye zitandukanye, izindi serivisi zigiye zitandukanye ushobora gusaba nk'uko nguko tugiye gusaba iyi ngiyi. Twebwe rero tugiye kwisabira iyi serivisi y'amavuko. Tugiye kwinjirira ahangaha hari serivisi y'amavuko, niho tugiye kwinjirira. Reka dukandeho kuri serivisi y'amavuko. Noneho niba tumaze gukanda kuri serivisi y'amavuko, ahangaha barakwereka ngo hitamo serivisi muri izi zikurikira ubone gusaba. Izo zikurikira urabona hano ntaziriho, ariko hano hari agafureshi, akangaka agafureshi ureba ahangaha kanditseho ngo serivisi z'amavuko. Urahita ukanda kuri aka gafureshi, hanyuma haze serivisi nyine z'amavuko urebemo iyo ukeneye. Reka dukande kuri aka gafureshi. Dukanze kuri aka gafureshi hahita haza ibingibi bibiri ureba. Urabona handitse ngo inyandiko y'ivuka cyangwa se hepfo handitse icyemezo cy'amavuko. Twebwe turashaka gushaka icyemezo cy'amavuko. Tugiye gukanda ku cyemezo cy'amavuko hari hasi muri ya nyandiko y'umukara. Reka dukandeho gutya. Iyo tumara gukandaho hasi ahangaha, hasi ugana kuri aka gace ko hasi, barakubaza niba wisabira cyangwa se usabira undi, ariko twavuze ko tugiye gushaka gusabira umwana. Ahangaha bakakubwira ngo igihe dosiye imara umunsi umwe. Igiciro cy'iyi serivisi wishyura Irembo ni 500. Ntabwo ari yayandi uha ugufashije, ahubwo ni amafaranga uha Irembo, wishyura ku Irembo. Nyine ni serivisi wishyura ku Irembo, hanyuma ugufashije icyo gihe nawe uba ufite amafaranga ugomba kumwishyura. Ariko ubu tugiye kubyifasha kugira ngo tutagira umuntu twishyura cyangwa se hatagira utwishyuza. Noneho hano bakakubwira ngo urasabira nde. Umuntu usabira ahangaha urahita ukanda kuri aka gafureshi, hanyuma turebe uwo ushaka gusabira uwo ari we. Turakanda kuri aka gafureshi kari ahangaha, hanyuma turebe uwo dushaka gusabira uwo ari we. Reka dukande kuri kano gafureshi, hanyuma turabona ngo ndisabira hasi ngo umwana. Reka dusabire umwana, dukande umwana. Tumaze gukanda umwana, urabona ko umwana nibyo bigiyemo ahangaha. Niba ari byo bimaze kujyamo, ubwo turahita tubona ahangaha handitse iri jambo saba. Turahita dukanda kuri iri jambo saba. Reka dukande kuri iri jambo saba. Dukanze kuri iryo jambo saba, turategereza, hanyuma bigende gutya. Turahita tubona uburyo bwo kugira ngo tubone uko tugiye gusaba iyi serivisi dushaka gusaba ku Irembo. Hanyuma ahangaha barakubaza niba usanzwe ufite konti ku Irembo. Iyo ufite konti ku Irembo ushobora kwinjira ahangaha. Biba biri bugusabe kode ukoresha mu Irembo. Injira na konti ukoresha cyangwa se injira nk'umushyitsi. Ahangaha byose biba bishoboka uko byagenda kose. Hanyuma reka twebwe twinjire kuri injira nk'umushyitsi. Dukande ahangaha kuri injira nk'umushyitsi. Nitumara gukanda kuri injira nk'umushyitsi, baragusaba ngo shyiramo nomero y'indangamuntu. Ahangaha gutya baragusaba gushyiramo nimero y'indangamuntu. Bakagusaba gushyiramo nimero ya telefone yawe yo mu Rwanda. Hanyuma icyo tugiye gukora ni icyo ngicyo. Reka dushyiremo inimero y'indangamuntu. Ahangaha reka dushyiremo nimero y'indangamuntu. Nimero y'indangamuntu tumaze kuyishyiramo, hanyuma tugiye gushyiramo na nimero ya telefone hari hasi. Nimero ya telefone. Nimero ya telefone tumaze kuyishyiramo. Iyo umaze gushyiramo iyi nimero ya telefone, bahita bakubwira ngo iri jambo ryo hasi ureba ibingibi umaze kubishyiramo. Umaze gushyiramo nimero y'indangamuntu, umaze gushyiramo nimero ya telefone, hano hasi bahita bagusaba gushyiramo gusaba indi kode, gusaba kode. Hari kode ugomba gusaba ikoreshwa rimwe ryonyine.
hanyuma ahangaha bakakubwira niba udashaka gukomeza iyi serivisi kanda hano ubihagarike, ariko twebwe turashaka kuyikomeza kugira ngo twige uko bikorwa uzajye ubyikorera. Reka dukande kuri saba indi kode, turasaba kode bahite batwohereza kode muri message, duhite tuyikopiya, nitumara kuyikopiya turahita tuyishyira aho tugomba kuyishyira. Reka tugende dukande kuri saba indi kode, ni ukuvuga dusabe kode. Ubu dukanze ahangaha bagiye kuduha kode, ucungara hejuru ndahita nyikopiya kugira ngo tudatinda mu makorosi. Dutegereze iyi kode ize, imara kuza turahita tuyikopiya tuyikoreshe. Ikoreshwa rimwe yonyine ikaba ikoze umurimo wayo igomba gukora, agaciro kayo kakaba kararangiye. Reka dutegereze ibanze loading gutya, nimara kurodinga turahita tuyibona. Nitumara kuyibona ushobora kuyisanga muri message cyangwa se ugahita uyikopiya ako kanya ukibona, ariko kuri uyu munota reka dutegere turebe uko bimeze. Urabona ko iyi message yaje, iyi message yaje, niyo mpamvu hahise haza aka kanyandiko ko hasi, aka ngaka kanditsemo ngo ijambo ry'ibanga rikoreshwa rimwe, kode yo gusuzuma. Kode yo gusuzuma turayikura he rero? Uri kureba ko aha hejuru tuhafite notification ya message ahangaha, kugira ngo uri kuhareba dufite notification ya message ahangaha hejuru. Tugiye kurebera notification ya message yaduhaye ikivuga, turayisangamo iyo kode. Reka tugere gutya tumanure gutya, hanyuma dore iyo kode ngiyi ahangaha hejuru turi kuyireba 407579. turahita dukanda kuri iyi kode, irahita iba copy gutya. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo turayikopiye. Niba tumaze kuyikopiya reka duhite dusubira ahangaha hasi tugomba kuyishyira, ngira ngo buri wese yabonye. Duhite dukanda ahangaha kugira ngo tuyishyiremo. Reka tuhakande gutya, nitumara kuhakanda ya kode yacu turahita tuza dukoremo gutya, duhite turekura, duhite dukanda kuri paste. Ahangaha handitse paste, kode yacu yamaze kujyamo. Turahita tuza dukande ahangaha kuri saba, ahangaha gutya niho tugiye guhita dukanda kuri saba. Reka dukandeho saba. Tumaze gukanda kuri saba, niba tumaze gukanda kuri saba turategereza umwanya utarambiranye turebe ikigiye gukurikiraho. Turategereza turebe ikigiye gukurikiraho. Iyo ufite interinete itirukanka bya cyane urategereza, iyo ufite interinete nziza yirukanka cyane bishobora guhita bigira vuba, ariko nanone bigaterwa n'agace uherereyemo. Ushobora kuba uherereye ku gace katarimo network zihagije, icyo gihe ushobora kugenda ukajya kubikorera ahantu hari network ihagije. Ahangaha rero n'ayandi mahitamo uba ufite, uba ugomba gutegereza igikurikira, kuko icyo tugomba gukora ahangaha tuba tumaze kugikora cyose. Urabona hano batubajije nimero y'irangamuntu twayishyizemo, batubaza nimero ya telefone tuyishyiramo, batubaza iyi kode nayo tumaze kuyishyiramo. Ubwo turategereza kuko baba barimo gusuzuma bakoresheje iri jambo ry'ibanga rikoreshwa rimwe, baba barimo gusuzuma ko ibi bintu biri serious. Hanyuma turategereza turebe ikiba kigiye gukurikiraho. Ahangaha dore igikurikiyeho ni iki ngiki gikurikiyeho, bakubwira ibijyanye no gutunganya dosiye. Ibiro bitunganya dosiye ni akarere, barakubaza akarere ushaka kugatunganya iyo dosiye, kugira ngo uri kureba ahangaha gutya hari akarere, hari impamvu, hano ugashyiramo nimero y'ifishi y'umwana ariyo bita kode. Iyi kode y'ahangaha nta handi hantu wayikura usibye kujya mu murenge uwo ari wo wose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, witwaje indangamuntu yawe nk'umubyeyi. Hanyuma iyo wandikishije umwana wawe akivuka cyangwa se waramwandikishije ikindi gihe icyo ari cyo cyose, baba bagomba kureba iyi kode bakayikubwira, nta handi hantu ushobora kuyikura. Bivuze ngo uramutse ugiye ku irembo udafite iyi kode waba ugiriyeyo ubusa, ntago iyi serivisi ushobora kuyibona kuko bigusaba gushyiramo iyi kode. Icyo cyo mugomba
kukimenya kandi mukagisobanukirwa. Iyi kode rero twebwe turayifite kugira ngo tuze kuyifashisha umenye uko bikorwa. Ahangaha rero turi kureba akarere, turakanda kuri aka gafureshi kareba hasi. Mumaze kubimenyera, hano akarere dusabiramo ni akarere ka Gasabo, turabyandikamo gutya kugira ngo bite biza vuba. Gasabo ngiyi turahita tuyemezaho. Umurenge turakanda kuri aka gafureshi, umurenge nabwo urawandikamo, umurenge urahita uza uwukandeho. Numara kuwukandaho uraba usigaje gushyiramo ya nimero ya dosiye. Ariko ahangaha hasi gatoya ngira ngo bari kukubwira ko ugomba guhitamo impamvu. Hitamo impamvu ugiye gusaba iyi serivisi. Ahangaha nicyo barimo kutubwira, ugomba guhitamo impamvu ugiye gusaba iyi serivisi. Kugira ngo tuyihitemo turakanda kuri ka gafureshi kareba hasi, hahita haza impamvu zigiye zitandukanye. Hari banki, hari ubwishingizi, hari ibyangombwa bya ambasade, hari uburezi, hari akazi. Reka wenda dukande ku burezi. Ahangaha uburezi buhise bujyamo ahangaha. Hanyuma rero dukeneye ya nimero y'ifishi, nimero y'ifishi y'umwenegihugu. Umunyarwanda wese agomba kuba afite iyi nimero. Umwana wese utarafata indangamuntu agomba kuba afite iyi nimero. Iyi nimero rero tugiye kuyandikamo hano, ahangaha turayifite twebwe, twamaze kuyibona. Turayandikamo, kandi ugomba kuyandikamo neza. Ubwo tumaze kuyandikamo, noneho iyo umaze kuyandikamo bihita bigenda gutya. Iyo bimaze kugenda gutya bahita bagusaba ngo injiza rimwe mu mazina gusa. Rimwe mu mazina gusa. Bashobora kukubaza ikibazo kimwe bashatse, bashobora kukubaza itariki y'amavuko y'umwana, bashobora no kukubaza rimwe mu mazina y'uyu mwana. Reka twandike rimwe mu mazina y'uyu mwana. Rimwe mu mazina y'umwana niryo twanditse ahangaha. Hanyuma hasi y'ahangaha twanditse rimwe muri aya mazina y'uyu mwana, baba bagira ngo bakore ubugenzuzi. Barakubwira hano hejuru ngo Irembo.gov irashaka kugenzura niba uri umubyeyi, umwishingizi w'umwana, cyangwa ufite uruhushya rwabo. Byemeze utanga rimwe mu mazina y'umwana nk'uko bigaragara mu irangamimerere. Ariko hari aho bashobora kugusaba gushyiramo nk'itariki y'amavuko cyangwa se ahangaha rero tumaze gushyiramo iryo zina. Hanyuma ahangaha hasi handitse ngo nemeye amategeko agenga imikoreshereze. Urahita ukanda kuri aka kavi kari ahangaha kugira ngo ubyemeze. Reka tugakandeho. Tumaze gukanda kuri kariya kavi kari hariya, niba umaze kugakandaho barahita bagusaba gukanda ahangaha hasi handitse ngo genzura. Reka dukandeho. Dukanzeho gutya, turategereza turebe icyo bagiye gukurikizaho. Barakwereka ko umwirondoro w'umwana, nomero y'ifishi y'umwenegihugu ni iyi ngiyi. Umwirondoro w'umwana, amazina ye ni aya ngaya. Byose biragaragara ko ariwe ugiye gusabira icyangombwa cy'amavuko cyangwa se icyemezo cy'amavuko. Hanyuma ahangaha hasi hari inyandiko ebyiri. Hari aho bakubwira ngo hagarika ibingibi wari urimo, cyangwa se kora ahangaha handitse ibikurikira kugira ngo ukomeze n'ibindi bintu bishobora kuba bikurikira. Tugiye gukanda ahangaha ibikurikira. Tumaze gukanda ibikurikira bihise biza byihuse bidatinze. Duhere hejuru turebe icyo babitubwiraho. Inshamake y'umwirondoro, umwirondoro w'usaba serivisi, andi mazina. Barakwereka amazina ya papa we hano hejuru, bakakwereka nimero y'indangamuntu ya papa we, ubwenegihugu ni umunyarwanda, itariki y'amavuko y'umubyeyi papa we, igitsina bakikwereka gabo,
irangamimerere, arubatse, amazina ya se, uyu ni umubyeyi, umwirondoro, bagakurikizaho umwirondoro w'umwana, bakamukwereka ibiro uzafatiraho icyangombwa. Ibiro bitunganya dosiye ni Akarere ka Gasabo, Kinyinya. Impamvu usaba serivisi uburezi. Hanyuma ahangaha hasi bakakubaza urifuza ko dukoherereza ubutumwa bujyanye na dosiye yawe dukoresheje ubuhe buryo? Hari option ebyiri ushobora gukoresha. Uburyo bwa mbere ni ugukoresha nomero ya telefone yo mu Rwanda. Uburyo bwa kabiri ni ugukoresha email. Ahangaha ushobora kwemeza ku buryo ushaka kugira ngo ubwo buryo aribwo baza kukoherezaho ubutumwa bugufi bwemeza ko dosiye yawe ushobora kuyishyura. Ahangaha twebwe tugiye kwemeza nimero ya telefone, ubwo ni ukuvuga ngo tugiye guhita twemeza. Ahangaha niho hari nimero ya telefone, twemeze nimero de telefone. Niba wemeje nimero ya telefone, aha hasi barahita bakubwira ko ugomba gushyiramo nimero ya telefone nyine wemeje. Wemeje kuri email, ahangaha hasi bahita bakubwira gushyiramo iyo email, ariko twebwe twemeje nimero ya telefone, reka dushyiremo iyo nimero ya telefone. Nimero ya telefone tumaze kuyishyiramo, hasi ahangaha bahita bakubwira nanone iri jambo, bakakubwira ngo nemeje ko amakuru yose atanzwe ahangaha ari ukuri kandi ajyanye n'igihe. Tugiye guhita tubyemeza. Ahangaha kandaho gutya, numara gukandaho barahita bagusaba guhita ubyemeza. Ahangaha gutya muri iri jambo ry'umweru riri mu kabara k'icyatsi, turahita dukandaho gutya. Nitumara gukandaho gutya, barahita, tumaze gukandaho, turategereza turebe icyo bagiye kutubwira kindi gikurikiraho. Turategereza turebe icyo bagiye kutubwira gikurikiraho. Ko byagenda kose ni message iza kuri ya nimero ya telefone ikubwira ibijyanye no kwishyura iyi dosiye mu gihe runaka. Batubwiye ko dosiye imara umunsi umwe. Urengeje umunsi umwe, iyi dosiye ntago waba ukiyishyuye, byaba bikurangiriyeho. Ahangaha dutegereza message, reka dutegereze message turebe ko tuyibona. Ahangaha message yacu y'irembo yamaze kudusesekaraho, uhita ubona message yari hejuru. Ikindi nuko ushobora kubona iyi notification iri hariya hejuru nyine, ahangaha hejuru igaragaza ko wabonye iyo message. Reka twirebere iyo message ikintu irimo kutubwira. Baratubwira ngo, barakubwira kuri runaka, amazina yawe, dosiye yawe isaba icyemezo cy'amavuko ifite kode yo kwishyuriraho izi ngizi yakiriwe neza. Amafaranga uzishyura ni 500 bitarenze itariki 24 z'ukwa munani 2025, kandi ubu ngubu turi ku itariki 24 hari z'ukwa karindwi 2025. Ni 500 wishyura yonyine. Ubwo ngubwo ahangaha icyo ugomba gukora uba umaze kugikora, ubundi ibyo ugahita uba ubivuyemo, ugategereza ko bakoherereza. Iyo umaze kwishyura ukoresheje iriya dosiye, nibwo ugaruka mu irembo ukaza kubona cya cyangombwa cyawe. Ahangaha iyo umaze kukibona, ushobora kujya ku muntu ufite igikoresho gishobora guprintinga, ishobora kuba ari printer, ishobora kuba ari photocopieuse, ukakimuha akayita akiguprintingira, ukamukubita igiceri cy'ijana cyangwa se. Iyo serivisi kuyisaba byo biroroshye, ntabwo ari ibintu bikaze cyane. Ahantu henshi batanga amaserivisi menshi, yaba ari mu mirenge, yaba ari ku bigo by'amashuri, yaba ari mu tugari n'ahandi, ushobora gusangayo printer, bashobora kuguprintingira iki cyangombwa ku buntu. Ariko hari naho bashobora kugifata atari igipapuro, bakagifata mu buryo bw'iri koranabuhanga batagombye kugusaba igipapuro, ahubwo bakakigusaba kuri iri koranabuhanga nyine nk'uko bisanzwe bimenyereye. Ngayo nguko rero uko ushobora gusaba iyi serivisi kandi ukayihabwa ndetse neza mu buryo bwiza cyane. Amafaranga agomba kwishyura ageze muri 500 cyangwa se bigaterwa n'uko iyo serivisi abayishyura bayishyuza
ukaba ukomeje kuyibikaho. Ushobora kubikora gutya. Hanyuma iki ni kimwe mu bintu bigendanye n'irembo. Hari izindi serivisi nyinshi ushobora gukenera ku irembo. Ese nihe serivisi yindi wowe wumva ushobora gukenera ku irembo kugira ngo tugufashe kumenya uko ushobora kuyibona ari wowe ubyikoreye? Iyi ni Umutahira TV, Ngendi Ronald. Utarakora subscribe kuri channel yacu Umutahira TV, reka ngusaba ukore subscribe kuri channel yacu Umutahira TV, aho tugenda tumenya ibintu bigiye bitandukanye mu ikoranabuhanga ushobora kwikorera ntiwirirwe gutanga amafaranga ahandi, ahubwo aya mafaranga ukayabika cyangwa se ukayakoresha ikindi kintu ushaka kuyakoresha. Ni muri gahunda ya byikorere nawe. Uko tugenda tugira ibyo twunguka tugenda tubayereka cyangwa se tubafasha kumenya uko mwabyikorera. Serivisi yose ushaka ku irembo ushobora kwandika muri comment kugira ngo tugufashe kuba twakwereka uburyo ushobora kwikorera iyi serivisi.